hari ibintu byinshi relationship ishobora kwihanganira, ariko trust iyo imenetse ibintu byinshi birahinduka cyane. Kandi ikibazo nuko abantu benshi bayisenya bucece batabizi, bityo kisama basandaye bakisanga amazi arenze inkombe. Ariko umuseka tuvuga ibintu birindwi bice trust muri relationship. Ivi niba mwamubanye neza cyangwa se mukundana cyane, wice usabora kurikira video kugeza ku musozo karushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse, kubera ko harimo inama udushya ndetse n'iranga ubwishyirire kugira ngo bagenzi bawe nabo babyungukiremo, bityo tukume kuryoherwa 5 kuri 5. Niba munyemereye mureke tutangire ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ukubeshya buri gihe. Ladies ntoya zishobora kuba ikibazo kinini cyane, kubera ko ubukosa buto uko bugenda bugwira niko va mu mutwaro munini cyane kugeza ubwo umutwaro utabasha kwitura. Umuntu yatangiye guhisha ibintu, kubeshya cyangwa gutanga excuses nyinshi, turazitangira kugenda ipfa buhoro buhoro, bityo urukundo rukangirika. Muri biharanditse ngo mukure ibinyoma umuntu wese avuga ukuri, aho na Abefeso 4:25. Naho kabiri ni uguhemuka. Cheating kimwe mu bintu bikomeye umutima cyane, kubera ko ibintu umuntu yumva atizewe, adahagije cyangwa se atihagije cyangwa yarakinishijwe. Ibyo bintu bikomeye umutima cyane ku rwego umuntu atakwiyumvisha. Gusa benshi nabikurikiza kubera ko ngo baye ni wandura urugi kandi ushya ngo niyo ubyumva. Gusa bibaye byiza wajya ufata ibiri kumugenzi wawe nawe akabyishyiraho ukumva ubwo wabare. Naho gatatu, kudasohoza ibyo wasezeranyije. Promise nyinshi ariko action nkeya. Igihe umuntu ahora avuga byinshi ariko ntabikore, ni handi uzasanga abantu bataye kwenda gukoraho icyizere bitewe nuko ibyo uvuze utabikora. Trust ikagenda ikanuka gahoro gahoro kumvuduka uri hejuru. Naho kane, guhisha ukuri. Rimwe na rimwe ntabwo biba raised direct, ahubwo guhisha ibintu secrecy cyangwa kutavuga ukuri kose, nabyo bisenya trust cyane. Bityo rero trust nagasenywa n'ibintu ni cyane, ahubwo bw'abantu buto buto ukugera bureka bukagwira, nibwo iva mu muzigo munini cyane kugeza ubwo utakibasha kuwikorera. Babaye byiza ari ibyo ngibyo byose byo twakabyirinze, byanakanga burundu tukagerageza. Naho gatandatu, kudaha agaciro feelings z'umuntu. Iyo umuntu akubwiye ikimubabaza cyangwa se cyatishimiye ukagifata nk'ikidafite values, icyo gihe ni ugutesha agaciro icyo umuntu akubwiye. Icyo gihe uburuhiye ubusa, ni nko kubwira igiti cyangwa kubwira ikindi kintu kitanyeganyega. Trust emotion irapfa cyane. Muri biharanditse ngo mukundane by'ukuri muvuye ku mutima. Aho ni Petero 1:22. Kubura consistency uyu munsi karingi nyinshi ejo cold cyane. Ni consistency ituma umuntu atangira double relationship. Naho karindwi, kuvuga ibanga ry'umuntu. Iyo umuntu akubwiye ibintu byo biri private hanyuma ukabibwira abandi, trust itimeneka cyane. Privacy ni important cyane muri relationship. Gusa ubu ngubu usigaye ubwira ibintu cyangwa usigaye ubwira umuntu ibanga cyangwa se inshuti yawe ugasanga ujye mu itangazamakuru, kubera ko minsi bike cyane biba byamenyekanye byagiye ku karubanda, kandi ubwo uwaye mubwiye biri private. Ukuri nuko turazi kugira ngo yubakwe ifata igihe kirekire cyane, ariko ishobora gusangwa mu masegonda make cyane, kubera ko ngo kubaka biravuna ku gusenya mu kanya ko guhumbya ni mu masegonda make cyane rwose. Muri baranditse ngo urukundo rugira neza kandi rwiringira byose, aho n'abakora 13:7. Relationship nziza igira honest, loyalty, respect, consistency. Ariko nanone kangira akantu mbibariza, ni cyo kintu ubona cyice trust kurusha ibindi byose muri relationship? Tukandikira hasi muri comment igitekerezo cyawe. None mbibutse ko video ikurikiraho izaba ikomeye cyane kurusha ibindi byose. Tuzavuga ibimenyetso 7 ko uwo muntu atajya gukunda nka mbere. Mbibutse ko cyane kuri kutavugwa ishishwa y'ibigane n'inkundo ndetse n'ubuzima. Kanda subscribe ukane no kunzujya kugira ngo utazacikwa n'indi video izakurikiraho ubutaha. Nibisanzwe ni Prince Umuragwa.